Yes, hano nje guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Ibi ngibi rero ni ibimaze iminsi bigenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye batandukanye rwose bakora ibiganiro bavuga ngo uyu mukobwa Miss Nyambo aratwite, ariko rwose uyu mwanya Miss Nyambo we ubwiwe niwe witangiye ukuri kwa nyako, rwose ni ubutumwa yanyujije kuri Instagram yiwe abihamya ku giti cyiwe. Wakibaza ni uwuhe mwanzuro uyu mukobwa Miss Nyambo ahaye abafana biwe ndetse n'abandi bakurikirana ibihangano byiwe bya buri munsi akora, ku buryo benshi bavuze ngo uku nguku niko kuri kwa nyako. Reka turebe iby'uyu mukobwa Miss Nyambo, ibyo gutwita kwiwe rwose nimba byaba ari ukuri cyangwa se ataba ari ukuri. Uracyari kuri Rwandan Future, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa Miss Nyambo rero ni umukobwa rwose umaze igihe kitari gitoya muri sinema nyarwanda, ni umwe mu bakobwa buri umwe wese yafatiraho nk'icyitegererezo bitewe n'uburyo uyu mukobwa akora kandi agakora cyane agashyiramo imbaraga nyinshi cyane, gusa nawe imbaraga akoresha arazigaruza bitewe n'amafaranga yinjiriza muri uyu mwuga wa sinema. Umukobwa wabayeho mu buzima bugoye, umukobwa wabaye umushumba w'inka, umukobwa wokeje nyirarunonko. Ese ubundi benshi wasanga bakurikirana filime z'uyu mukobwa Miss Nyambo ariko benshi batazi n'aho avuka. Uyu mukobwa ubusanzwe nyakuri amazina yiswe n'ababyeyi ni Nyambo Jessica. Uyu mukobwa akaba avuka mu majyaruguru y'u Rwanda. Uyu mukobwa rero akaba ari uwe mwana umukuru iwabo rwose. Uyu nguyu akaba ari imfura mu muryango w'abana batanu. Uyu mwana w'umukobwa Miss Nyambo akaba yarize amashuri yiwe ahazwi nko mu karere ka Rusizi mu Gishoma, rwose niho yize segonderi, usibye yuko nubwo ariho yize segonderi atariho yarangirije bitewe n'uburyo rwose uyu mukobwa mu kwiga kwe rwose yize mu bintu bigoye cyane, bitewe n'uburyo yakundaga kurogwa n'abo bari baturanye, bityo ngicyo bikaba ngombwa yuko ajya ku ishuri yamarayo nk'iminsi ingahe akaba aragarutse, bityo iwabo baje kubona rwose bakoresha amafaranga menshi cyane y'amatike, kubera yuko ntabwo yari kumara igihe kinini ku ishuri ataragaruka, bityo baza kuvuga ngo niyegere hafi y'iwabo abe ariho yigira, nta hantu Imana itaguhera umugisha. Uyu mukobwa segonderi kuva mu wa kane kugera mu wa gatanu yayize mu karere ka Rusizi ahazwi nko mu Gishoma. Uyu mukobwa rero bivugwa yuko uko yabaga ari imbere y'abanyeshuri arimo asobanura yajyaga ashiduka rwose yaguye yafashwe n'igicuri, bagashiduka bose bamubona hasi, bityo rero kubera kurwaragurika bikaba ngombwa yuko ahita afata imodokari imujyana iwabo mu majyaruguru. N'ahantu yakoraga urugendo rurerure, urugendo rw'amasaha menshi cyane, amasaha 6 hafi 7, kubera ko kuva mu mujyi wa Kigali mu majyaruguru uza hano i Rusizi nawe urumva urugendo rurimo, ni urugendo runini. Uyu mukobwa rero wacu ni umukobwa nabwo ku rundi ruhande wabaye umushumba w'inka, avuga yuko yaragiye inka igihe kitari gitoya rwose, umukobwa w'inararibonye mu gihugu cy'u Rwanda, umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda mu gukina filime, umukobwa umaze kwamamara cyane. Uyu mukobwa rero ikintu kirimo kigenderwaho abantu benshi bavuga yuko yaba atwite, ejo bundi ni uko uyu mwana w'umukobwa yagiye gushutinga filime rwose, abo bari bari kumwe bashiduka babona yaguye hasi yafashwe n'igicuri mu buryo budasobanutse, bityo ngicyo byahise bitangira gutekerezwaho n'abantu benshi banabivuga, bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa Miss Nyambo yaba atwite. Ese kuko nawe ibi ngibi hari aho wabibonye? Uyu mwanya uyu mukobwa yitangiye ukuri kwiwe, ni ubutumwa bwose yanyujije mu kiganiro yatanze kuri Isimbi. Ngira mwabonye icyo kiganiro, ni ikiganiro cyarebwe n'abantu benshi cyane, gusa ubwo uyu mukobwa Miss Nyambo yari ari mu kiganiro, ubwo yabazwaga kuba nimba koko yaba atwite, yabanje kubijyaho impaka, aravuga ngo ese ubundi kubera iki abantu benshi barimo bakeka ibintu uko bitari? Ikintu kirimo gituma abantu benshi bavuga yuko atwite n'iki?
reka turebere hamwe muri iki kiganiro naguteguriye, nakubwiye ibintu byose turabyirukankamo kandi mu gihe gitoya cyane, turebere hamwe mbahereze ukuri kwa nyako, ejo cyangwa ejo bundi utazagira umuntu ukubeshya nawe akagushuka akubwira ibitari byo, cyane yuko hari ama YouTube channel rwose wagira yafunguriwe gukora inkuru z'ibihuha, ariko hano ngaha ntabwo ariko biri. Uyu mwana w'umukobwa Miss Nyambo rero bisa nkaho yitangiye ukuri ubwo yarakibazwa ku kijyanye n'iyi nda, abantu benshi bavuga yuko yaba afite, uwari urimo amukoresha ikiganiro yahise amubaza ngo ese kubera iki abantu benshi batatekereje ko iyi nda waba utwite yaba ari iya Kiramani, nk'uko ko ari we mukunze kwirirwana iminsi myinshi, ahubwo bagahita batekereza yuko ari iya Titi Brown. Uyu mukobwa Miss Nyambo ikibazo yahise asubiza ni ikibazo rwose yasubije neza cyane, yahise avuga ngo impamvu batatekereje ko yaba ari iya Kiramani ni ukubera yuko uyu Titi Brown ari umukunzi wanjye, niyo mpamvu rwose bahise bavuga yuko ari iyiwe. Uyu Miss Nyambo rero we ubwiwe yabyigarukiyeho aravuga ngo njyewe ikijyanywe no gufata kw'igicuri byabaye rwose ndi mu kazi ndimo nkina filime, ntabwo rwose ari uko ntwite. Uyu mukobwa bisa nkaho yabihakanye rwose avuga yuko atatwite, avuga ngo amakuru abantu bari kugenda bahwihwisa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ariyo, ahubwo babisubize iyo bari kubikura, ibyo barimo bababwira ni ibinyoma. Ese koko nawe uko ubibona niko biri? Umuntu rwose udafite ikibazo ashobora kwifata akikubita hasi. Umukobwa ngira muherutse no kubona ikiganiro aherutse gutanga kuri Mia Empire, rwose yakoze arimo yibaza nimba koko ngo ibise biryana, cyane yuko uyu mukobwa mu buzima busanzwe ajya arwara indwara y'igifu. Ni ikiganiro yakoze rero arimo yibaza nimba koko ngo ibise biryana kurusha uko igifu kiryana, yari kuvuga ngo ari kwibaza nimba natwita ibise bizamurya kurusha uko igifu kimurya. Ibi ngibi nabwo rero iki kiganiro yakoze cyatumye cyafunguwe imboni za benshi rwose, benshi nabwo bahita batangira gutekereza yuko uyu mukobwa yaba atwite, kubera yuko ngo ntabwo wakibaza iki kibazo udafite ibanga uryamyeho. Uyu mukobwa rero bisa nkaho arimo agenda abikwepa, ariko benshi niko barimo babibona. Rero uracyari kuri Rwanda ni Future, ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye. Ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire wa 2025.